Dore imbogo, dore imvubu, dore impyisi mama. Mama. Dore imboga ariko uretse no gusa. Burya tugirana isano. Tubireke. Mvira mu buzima, mvire mu buzima. Uriya kwiba umuntu 5,000 yari afite miliyoni 5. No kwiba umuntu 1,000 yari burarire. Nago izo mbaraga zingana. Ikibazo kimwe cy'amatsi nayibaza impamvu dusumbanya. Impamvu bamwe bagenda mu modoka abandi bakaba bari ku igare hakaba n'utagira rya gare ari gusunika ingorofani nakibaza kuko harimo umena ibiryo ndakaburara. The master, the super, the 100, the monster, the jungle, the reader. This is Steven Rwanda. The channel is Soma Rwanda TV. Ni ikiganiro mugezwaho na Steven Rwanda. Ikiganiro cyitwa Menya Byinshi, ni ikiganiro cyashyiriweho abanyarwanda. The real man, the creator. Oh, Jenny bite? Ni byiza cyane. Oh, urasa nka dore imbogo nibyo. Wow, dore imboga ariko uretse no gusa. Burya tugirana isano. Turimbira akarimbo ke twumve. Dore imbogo, dore imvubu, dore impyisi mama. Mama. Wow. Ririmba neza nkawe murasa twagiye. Mama. Dore imbogo, dore impyisi, dore imbogo mama. Tukagenda tuje. Dore imvubu, dore imbogo, okay. Abagendaga bashyiramo inyamaswa nyinshi. Yeah. Bakunzi basoma Rwanda TV, ikiganiro ni Menya Byinshi hamwe na Steven Rwanda. Hano na ahantu heza cyane witegereje hari igiti. Iki giti ni igiti giteye ukwacyo ndetse kimeze neza gishishe. Munsi y'icyo giti hari umuntu hicaye. Sinzi ngewe ndabona asa nkaho afite ubugeni muri we ariko arihariye. Wakwibwira abateze amaso ndetse n'amatwi Soma Rwanda TV hamwe na Steven Rwanda? Okay, murakoze cyane. Amazina yanjye ni Nyabagenzi Jeanne. Yego. Ya. Jenny bite? Ni byiza cyane. Kabisa rwose. Kabisa umeze neza. Ndimo neza. Abanyarwanda ari ukuntu bajya babona umuntu ukuntu yambaye bakamwibazaho ndetse bakaba bakwifuza kumenya ubuzima n'igisata bakaba bakwifuza kumenya igisata cy'ubuzima aherereyemo. Jenny, uherereye mu gisata cy'ubuhe buzima mu mibereho yawe ya buri munsi? Okay, murakoze cyane. Mu buzima bwanjye bwa buri munsi ndi umurezi ariko si ibyo gusa ubundi mfite n'impano muri njyewe yo kuba naba umugeni, umusizi cyangwa se umukinnyi cyangwa icyamamare. Iyo mpano urayifite kabisa? Iyo mpano ndimo ndetse nanabyiyumvamo cyane. Nuwuhe muntu ureberaho cyangwa se nuwero rumodo wawe muri ibyo bintu tubwiye? Mu buzima busanzwe rero iyo ndebye umukobwa bita Rufonsina uriya rwose hari ukuntu motivatinze cyane kandi niyo ndebye ibyo akina mbona nk'amaraso ye cyangwa se group sangaye yasanga yenda guhuza n'iyanjye. Ngaho tubire Rufonsina. Hari Rufonsina akina filime? Rufonsina akunze gukina cyane muri filime bita Umuturanyi. Umuturanyi ahere buriya Rufonsina no wahe no mu kahe karere? Rufonsina no muri Musanze. Musanze kwa Bansabi. Kwa Bansabi nababijo bija. Bo hanyuma ugiye gusa nkaho ukina role. Iyo role uraza gukina mu buryo wenda katuvuge ko uri kubwira umugabo nabi sibyo? Uri washwanye n'umugabo. Nashwanye nawe. Hanyuma ugiye gukina iyo role ubwira umugabo wawe uburyo ki utakimukeneye ndetse utakimushaka mu buzima bwawe. Birashaka ko nayikina amagurutse? Nta kibazo. Okay. Murakoze cyane. Ariko ko mbona uzumbwira ngo mwiriwe niriwene utamahiye nta kumahira ndetse nta kintu wapangiye abana ahubwo ujuri mwiriwe nkubwo nkawe wambwira ko umaze iki muri Rwanda. None se wa mugore yo ko yirirwa wicaye ahangaha urabona uzahahirwa nande? Ariko mbere ya byose ujya kumbwira ngo nze tubane cyangwa se ushyire mu rugo mwitira umugore wari washoje no gushyira kuntu uzandera cyangwa ukanabasha no kunyitaho kuri byose di. Hanyuma ndi sonde nyoko. Ariko nanuzirikana yuko wansanze iwacu meze neza umva nambara nkaberwa siko bimeze se. Hanyuma ujya kumbwira ngo nze ngubera umugore wari wiyemeje ko buri kimwe cyanjye cyose uzacyitaho siko bimeze none.
bakunzi basoma Rwanda TV ikiganiro ni menya byinshi hamwe na Steven Rwanda. Uyu mama koko arihariye kabisa, ari no tukoryo, afite ukuntu yikora utuntu twe yipowe yiturije. Ngewe naringize ahubwo ni filime watangiye. Okay, bibaye ngombwa ko nyikina ni vuba vuba rwose. Muri filime ni yihe role wakina ukumva urayishimiye? Hanyuma kuri role yo gutanga keya. Kuki ku bagabo? Ku mugabo cyane tubanye neza namuha keya of course. Not only that, buriya bibaye byiza yuko nanone ungira umujyanama, nabyo nabikora, ariko nanone bibaye ngombwa kugira inshinzi, ntabwo ndi vuba vuba. Hanyuma hano hari ibibazo ushaka kubaza. Iyo bavuze Afrika wumva iki? Nyumva nk'umugabane cyangwa se wenda umubumbe ariko ukunze guturwamo abirabura. Bivuze ngo ni umugabane cyangwa se umubumbe? Ni umugabane cyangwa se umubumbe? Ni umugabane ariko. Afrika ibaye umugabane ibaye n'umubumbe. Oya, reka none dutanyemo kimwe muri ibyo ngibyo. Reka ubu umugabane. Ni umugabane. Hanyuma Afrika niba ari umugabane ubwiherereye mu buhe mubumbe? Mubumbe. Ishobora kudapfa koroha, byadusaba gusoma ibitabo. Ubwo ntabwo uzi umubumbe Afrika iherereyeho? Jeni uri umwarimu wibuke wabitubwiye. Ntabwo uzi umubumbe, ntabwo uzi umubumbe Afrika iherereyemo kandi utubwiye ko Afrika ari umugabane. Ako mwana dufasha mu buzima busanzwe. Umva please, ntabwo ibintu ari ukubikomeza umva none ubwiza ukuri. Ntabwo Afrika nuvuga ngo Afrika ni umugabane, sibyo? Yego, cyo nari ariko iherereye ku mubumbe. Ikabereye ku mubumbe. Uwo mubumbe ni isi. Congratulations, kuko ibyo bibaho turi mu isi duhora twiga. We ntabwo wari uzi isi kabisa, ntabwo wari uzi isi. Okay, good. None ngiye kubaza kandi kabazo, sibyo? Iyo umuntu yicaye muri we akavuga ngo ninjye mwana wanzwe, sibyo? Ninjye mwana wanzwe. Uzikuri bivuze ngahita mbabara. Kubera icyo babivuze? Uranabivuze deje nanjye mise mbabara ukuntu mise numva ninjye mwana wanzwe. Icyo abashatse kuvuga bivuze ngo mu byo bamukorera byose, uko bamwitaho kose, uko bafata abandi muri babana nyamwinshi, we hari ibyo atabona, hari ibyo atagenerwa, hari ibyo adahabwa. Niwe mwana wanzwe. Kuki se bavuga ngo umwana wanzwe ni ukura? Umwana wanzwe impamvu ari ukura akimara kubona ko nawe umukunzi, ntawe umucira akarurutega, akorana imbaraga. Akarurutega nagaki? Akarurutega bivuze ngo nta kumubwira utuntu twiza nk'utw'abandi, ndetse nta wamugenera ikintu cyiza, mu makeya yose nta keya n'imwe ahabwa, nta niyagenerwa. Nguko ngayo rero. Ubwo rero uwo mwana akorana imbaraga bifatika, agakura ndetse no gukura, agatera imbere kuko ababizi neza yuko nta wundi muntu wamwitaho. Bakunzi basoma Rwanda TV, iyi ni menya byinshi hamwe na Steven Rwanda. Nicaro y'abanyarwanda aho waba uherereye hose, please ntukibagirwe gukora subscribe hasi aho ngaho rwose. Nakayogera nakazogera, jene bakita kayogera nakazogera, akazogera. Yego, good. Ako kazogera gasa umutuku n'umuhondo, kaba gafite ibara ry'umutuku. Okay, nubwo niba ugifungura ukabona ikiganiro uze kugakoraho, hari ahantu haba hari wandika comment, ugenda yandikire comment uvuga ati ya utubwire improvement twashyiramo, ikindi kintu cyiza twakongeraho, utugire inama muri rusange. Inyogoye uramuzi? Inyogoye kuki ngo hari umuntu witwa inyogoye? Ese hari icyo wabuzi ku nyogoye? Inyogoye ninde? Inyogoye ahubwo twabyita yuko ari nk'imiterere ye. Niyo mimerere ye. Hari umuntu nzi, ni umuntu ujye ukunda, ni umuhungu akunda gukoreshwa ibiganiro n'abanyamakuru nkatwe, bamwita inyogoye. Waba warigeze umwumva? Numwe yavuze ngo nzogejo. Nzogejo njya mwumva. Ujye umwumva? Njya mwumva ariko nanamubonyeho. Nzogejo ndagapfusha rukara. So jene kuki bavuga ngo nyirabugenge n'ubugenge bwayo? Nyabugenge n'ubugenge bwayo. Ese ubyumva uti ibyo ngibyo?
ririya jambo ni ryiza cyane. Baba bashaka kugaragaza yuko imikorere ya muntu uko yaba imeze kose afite uko yabyica afite n'uko yabikiza ndetse bikaba byiza cyane. Nyabugenge n'ubugenge bwayo rero. Amadini hari icyo yaziho? Amadini ndayazi naho tugeze muri iyi minsi. Usengera hehe? Njyewe se waretse nkabigira ubwiru. Kubera iki muri iyi minsi y'umuntu nta dini afite abarizwamo bamufata nk'umupagani? Ahubwo uretse n'umupagane banamufata nkaho nta cyerekezo cyane amurengera. Ariko nta yindi mpamvu buriya iyo ubyutse ku cyumweru kuwa gatandatu cyangwa kuwa gatanu ukagira aho werekeza ukagerayo ijambo ry'Imana ryose bavuze rishobora kukubaka rikaguhindura ukaba wava wenda nko mu ingeso mbi ukajya mu ngeso nziza. Icyo gihe rero iyo utagiye muri iryo dini byanze bikunze kameme bagufata nk'umupagani. Bivuze ngo rero kuba muri iyi si nta dini ufite ntabwo ubayeho. Ububayeho ndetse cyane kuko byanze bikunze ni bya bindi bavuga ngo nyabugenge n'ubugenge bwayo. Ushobora gusanga kutajya muri iryo dini hari ibyo birimo kumfasha kubaho neza physical fit kuruta uko najya muri ayo madini ntacyo ndi buronkemo. Adamu uramuzi? Adamu ntabwo ndamubona ariko nzi amakuru ye. Nicyo uzi kuri Adamu? Adamu bavuga yuko inkomoko ya muntu yose ari Adamu. Iyo bangiye kumuvuga neza bavuga yuko ari we muntu wa mbere waremwe agashyirwa muri Edeni akaza guhabwa umudamu bitaga Eva. Ko bivugwa ko Eva ari umugore wa kabiri wa Adamu? Je ntacyo natangaza. Bivugwa ko hari ibintu bitari muri Bibiliya byavanywemo kubw'inyungu z'amadini. Bivugwa ko Adamu yari afite umugore witwa Liliti ngo niwe mugore mukuru wa Adamu. Buri Adamu yashatse abagore babiri. Uwa mbere yaramunaniye ari we Liliti ngo yari igishegabo ngo hanyuma ngo Adamu bimucanze nibwo yagiye ngo yegera Imana arahibwira atari ko kuri mugore wamaye ko ahora nkubita wanshakira undi mugore. Nibwo Imana yahise imusinziriza imukuramo urubavu irurema mu undi mugore ari we Eva. Ako se wari ukazi? Ikiganiro turi gukora rero cyitwa Menya Byinshi. Kuko iteka duhora dukenera kunguka ubwenge menya byinshi ntacyo bitwaye. Mbo iyo bavuze ngo hari umuntu twaganiriye arambwira ngo umugabane wanzwe niwo ntuyeho, ngo umugore wanzwe niwe nashatse, ngo akazi kanzwe niko nkora, ngo ibiryo byanzwe nibyo ndya, ngo imyambaro yanzwe niyo nambara. Ese uwo muntu mu by'ukuri ku bwawe uramutse wumvisha ayo maganya afite yishimiye iyi si cyangwa ntabwo isa yishimiye? Ukimara kumva ibintu avuga ndetse n'intekerezo afite bigaragara ko isi n'ubwo ayituyemo ari mu bisigarizwa by'abandi ntabwo ayishimiye kuko ibyo abandi bagiye bagerageza gukora bikabananira we nibyo arimo gukora ni nabyo noneho yigaragura mu buzima bwa buri munsi ntabwo anyuzwe nayo rwose uretse no kubura nuko yagira akaba yimuka ariko ayirimo kuko nta bundi buryo. Hari umunyamakuru mu Rwanda wabuze? Umunyamakuru mu Rwanda se nayoberwa na Dijara Kabendera. Dijara Kabendera ako harya aracyakora kuri Radio Rwanda? Dijara Kabendera nibyo akora iki kiganiro akora ntabwo byoroshye guhita mbyibuka. Uramutse ubaye umunyamakuru bumva ari nk'iki kiganiro wajya ukora kuri radio cyangwa televiziyo? Hanyuma nkurikije kuntu iyi si iri ku muvuduko ndetse n'imbaraga iri gukoresha ubunyamakuru narabwifuje ariko ntabwo byakunze yuko ukora ariko iyo baye ngombwa ko mbawe nta urajya aya mase baye ngombwa ko mba umunyamakuru ntacyo bisaba amashuri se si umunwa bavuga umunwa umunwa ikiganiro nimenya byinshi tugiye kujya dukosora abanyarwanda hari ukuntu bavuga ikinyarwanda nabi mu by'ukuri ukabona turimo turica igihugu tuvuga ururimi rwacu nabi ugasanga indimi z'amahanga turazivuga neza. Mwanafunzi uramuzi? Mwanafunzi ndamwumva nkurikirana ibiganiro bye. Ukurikirana ibiganiro bye? Mbo kubera ko ukunda ibiganiro bya Mwanafunzi ugiye kumara umunota uri kuvuga ikiganiro wowe utangire ukivuge ugikore nkawe sibyo uraza kuvuga kuki akunze kuvuga ku by'ubutabire oya uravuga kuki ushaka kucyo numva nshaka kandi uvuge nkawe ko akunda ajya bigenza ntabwo byakoroha iraba ari impano y'umuntu hari ukuntu buriya impano y'umuntu ndetse n'imiremekere ye n'ijwi Imana baramuhaye guhita uhuza nawe ngiye kumwigana we wabigerageza simbizi ndabasuje mwese abateze amatwi Radio Rwanda. Yego Iki kiganiro cyitwa Waruziko
mu kigezweho buri wa mbere na buri wa gatandatu hamwe na Mwanafunzi. Uyu munsi abantu benshi cyane babayeho batishimye kubera ko babayeho mu buzima batifuje kubamo. Benshi muri bo basengera mu madini badashaka, abandi bagiye kwiga ibyo badashaka, abandi babayeho ko nyine tu urumva nje nari ndimo kumwigana. Hanyuma nawe ugiye kumwigana rero twagiye. Wowe ugiye kuvuga ku buhinzi. Ku buhinzi. Yego. Mwiriwe abateze amatwi Radio Rwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro mujye kugezwaho nanjye Mwanafunzi. Ako neza rwose pe. Ubuhinzi rero nkuko bukene uko bwije bugenda bwunguka, ndetse n'abantu benshi bagatezwa imbere n'ubwo buhinzi. Bityo rero ariko dufite ikibazo nuko ubutaka bugenda busaza, ariko tukifashisha nanone yafumbire mvaruganda. Baturage b'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi mukunda guhinga mukoresheje ifumbire mvaruganda. Jeni, mu by'ukuri uranyemeje pe ubwawe ndabona uri impano yigendera. Yego. Murakoze. Hanyuma hari ikibazo nshaka kukubaza. Ufite boyfriend? Okay, ntabwo mfite boyfriend, mfite umutware. Nari ngize ngo ugiye gutanga akanemera Abanyarwanda bafatireho kumbe waratwawe. Naratwawe. Ese umutware biva ku gutwarwa? Umutware biva ku nshinga gutwara. Ubwo yaragutwaye? Yarantwaye byararangiye. Ntukiyobora? Sinyiyobora, sinyitegeka. Wagiye mu kazitiro k'urugo? Oya ntago nabyita nk'akazitiro. Kara tukita akazitiro. Kubera ko ku isi abantu benshi bagiye bakora ibintu bidasanzwe ntabwo bigeze bashaka. Nka Yesu cyangwa Yesu ntabwo bigeze ashaka. Yego. Yarinze apfa adashatse. Sokarate yashatse umugore witwaga Sandipe. Sandipe yari umugore w'umunyamahane. Sokarate yakundaga guhora yicaye arimo atekereza asoma ibitabo. Sokarate si wa mufilozofe agerageje kuvuga. Bamwicishije uburozi bamwicishije bwitwa sige. Yapfuye azira ko ari ku ruhande rwe, ntabwo yemeraga amategeko y'umwami w'umugiriki wari uriho icyo gihe. Urumva rero Sokarate we icyo yakoze yabaye umuhezanguni birangira yishwe. Hanyuma ngiye kubaza akabazo sibyo? Yego. Kubera iki uyu munsi sibyo isi yacu iri kugenda ihindagurika? Ese hari icyo waba ubiziho? Hanyuma ngiye impamvu ndi kubona isi iri guhindagurika n'iri terambere ntabwo ritworoheye. Kuko uko iterambere ririmo kuza riri kugenda rizana n'utwatwo. Hanyuma twakoresha imbaraga nyinshi ngo twirukange ku iterambere bikadutera gutuma hari byinshi bigenda bihinduka. Hari no koranabuhanga bucye nuko bwije naryo rigenda riba developed. Naryo ubwaryo iyo tugerageje kurikoresha hari byinshi bigenda bihinduka. Rero iyi mihindagurikire y'isi ni ngombwa yuko ibaho kuko turimo turagenda tuba no mu binyejana tujya mu bindi. Ko byagenda? Nibyo. Warabyaye? Njyewe ndi umumama. W'abana bangahe? Abana bangahe? Abana banje ndakaze ndi Kibamba. Kwisiza uramuzi se? Kwisiza. Kwisizi umuhanzi. Chris Easy. Okay. N'umuhanzi. Akarimbo bageze kuri ngo nginana gase waje tugakina iby'abana. Umuhanzi n'ubwa mbere nk'uyu. Iyo ndirimbo rero ndayumva ariko ntabwo nzi ko yitwa Chris Easy. Nyine n'umuhanzi niko. Umuhanzi wakinnye Inana. Yararirimbye cyane. Yari indirimbo y'Inana. Hari n'indirimbo yavuze? Indi ndirimbo. Ndabana. Indi ndabana baby bana. Ngo arabana ngo akabana. Rero njyewe ndabikunda ariko nta mwanya uhagije wo kubikurikirana buramba mfite kubera akazi ka buri munsi kwa katatworoheye. Ariko mu buzima busanzwe ndabakunda abahanzi, nkanakunda abanyamakuru, ndetse nkanakunda abakinnyi ba filime comedy. Bari abantu bose bakina ibintu by'imyidagaduro ndabikunda cyane. Ndetse nkanumva nanjye na bumwe muri bo ariko ntabwo tujya tubona umwanya uhagije bitewe n'akazi kacu ka buri munsi. Jenny, uramutse uhuye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame wamusaba iki? Ndamutse muye n'umuyobozi wacu His Excellency Paul Kagame, njyewe nawe tugahura. Mugahura. Niki wamusaba?
namusaba yuko yamfasha gukavaringa amashuri yanjye ndetse nanayasoza akangira umwe akakugira umwe mu bayobozi bakuru bo mu gihugu cy'u Rwanda kugira nanjye mbona uko najya ntanga ibitekerezo byanjye bikumva kandi batubwiye ko ugabwa uyobora abarimu si abayobozi se? Yego abo ni abayobozi ariko noneho hari n'abavuganira abarimu. Babita bake abo ngabo? Harimo minisitiri w'uburezi uretse n'ibyo hanabonekamo n'abantu bahagarara za NESA za REB abo bose. Ubwo rero nanjye nabo umwe muri bo tugafatanya. Jeni uramutse uhuye n'Imana ugahura n'Imana iyi ngiyi tugahura dusoma mu bitabo. Yego none tugahura amaso ku maso. Niki kibazo kimwe gusa cy'amatsiko wayibaza? Ikibazo kimwe cy'amatsiko nayibaza impamvu dusumbanya. Impamvu bamwe bagenda mu modoka abandi bakaba bari ku igare hakaba n'utagira rya gare ari gusunika ingorofani nakibaza kuko harimo umena ibiryo ndakaburara. Gusa si karande ziba zibitera? Karande ntabyo nzi pe. Niba papa wataratunze igare sibyo? Yego. Birashoboka ko wazatunga igare wowe. None ko nzisanga harimo utaratunze igare izi saka bafite umwana ushobora kuba afite fuso. Si ryasumbanye. Wemera ko ikuzimu habaho se? Ikuzimu sindajya ariko ndabyemera. Uramutse ubonye inzira ikujyana wagenda? Ukagenda ukazana amafaranga ugashyira? Ntakubeshye ndanyuzwe kuko ntekereza ko n'abagiye bakayabona ntago bashaka kuba bafite umunezero nk'uwo mfite. Gute? Kubera ko numva ngo iyo bagiye bakayabahereza hari n'izindi ngwate basigaye kandi izo ngwate zitabahesheje amahoro. Nuko mbyumva. Ariko ikuzimu urahemera tu? Ikuzimu ndemera ko habaho. Mwijuru se wemera ko habaho? Mwijuru se nubwo narumva wagiye namusamye mu bitabo ngeriya narazamutse ariko naho hariho kuko hari abakora amanywa nijoro kandi bahaharanira naho harahari. Mbo iyo uza kuvuka ukisanga uri nk'inkoko sibyo? Yego. Ukisanga uri iki? Nisanga ndi inkoko. Uri inkoko? Uri iki? Inkoko. Uri inkoko pe. Uri inkoko do. Nirirwa mu rutoki ndi kuraha. Uri inkoko pe. Ndi inkoko. Mu by'ukuri. Wari kwiyumva ute? Ntabwo byari bunyorohere kuko kuri za Noheli inkoko bahita bazipfuragura amabavu bavuga. Uretse n'ibyo nta muntu ujya zigenera ipura zihora zirwanaho cyangwa se ngo ubone bazigiriye impuhwe. Nta umenya uko zaturaze nta umenya uko zibayeho ariko abantu twebwe ubwacu turahangayikana tugazirikanana ntabwo byari bunyorohere. None se buri inkoko hari ukuntu zijya zitegereza abantu. Inkoko ikakwitegereza ikakureba ikabona nawe uri inkoko. Imbwa hari igihe zijya zitwitegereza zikatureba zikabona natwe ubwacu turi imbwa kandi natwe tuzi karimbwa. None iyo uza kuba inkoko mu by'ukuri kuvuze ngo abantu ngo bazirikana abandi sibyo? Ukeka ko inkoko zo zitazirikana? Ngo nanjye iyo mbi inkoko nari kujya nzirikana inkoko ngenzi zawe. Ibaze ukoze ku mushwi wayo ni vuba vuba. Kuki kwirukaho? Nta mikino igira. Kuki kwirukaho? Ariko buriya umubyeyi wese ahava akagera yigiramo za mbaraga z'ababyeyi. Buriya ikimara guturaga kari agashwi nayo iba yabyaye kandi ku mwana wayo nta mikino. Bivuze ngo umuntu utarabyara nta muwagira. Umuntu utarabyara aba zifite ariko zitari za kibyeyi. Aba zifite yego ariko zikaba atari za kibyeyi zikagira aho zigarukira. Ese iyo bavuze ngo urushako sibyo? Urushako yego mu by'ukuri gushaka yego ugashaka umugabo cyangwa se umugabo agashaka umugore yego bikaba ngombwa ko babanza kujya mu murenge bagasinya ko bagiye kubana sibyo? Mu by'ukuri baba babanye kubw'urukundo cyangwa babanye kubw'itegeko rya leta? Bagiye mu murenge kubana. Buriya rero mu buzima busanzwe barabanza bagakundana. Bamara gukundana bakaba noneho hari bwo bishiramwo kuba bajya kubyemezanya ndetse n'amategeko. Babanye se batanyuze aho hantu? Nabwo babana byaba amahiri bakanasazana kuko tuzi yuko ahambere hashize cyangwa ahakera
ababyeyi bacu cyangwa abasogokuruza babanaga rwose batagiye mu by'amategeko kandi bakabana neza bakubahana ndetse ugasanga n'urugo rwabo rubaye inyamibwa. Rero kubera rya terambere nka cya kibazo wambajije ngo k'isi iri kuvuduka bigaragara yuko nubwo muba mukundanye ariko n'abantu n'Imana n'amategeko babimenya ko birangira se batandukanye bagakora divorce. Buriya kwa gutandukana nizazibana byanze bikunze zikomana amahembe. Hari igihe baba bakundanye ariko bashyika mu rugo umwe agahita abona ko undi yamuhishe n'undi akabona ko undi yamuhishe none amaje kubona twatundi bahishanyije bananirwa kutwihanganira leta avuga ati no tubireke mvira mu buzima mvire mu buzima nuko nta yindi mpamvu. Uramutse ufite umugabo se ubugabo bwe bukagira ikibazo wakomeza kubana nawe? Ago je ndabaza uramutse ufite umugabo hanyuma ubugabo bwe bukagira ikibazo cyangwa se bugatakara wakomeza kubana n'uwo mugabo? Hanyuma kubera ko naba narabanye nawe agabwa bufite icyo cyaba cije ni ikibazo kandi twese tugomba kwakirana. Hanyuma ari uburwayi twavuza ariko byabaye ngombwa yuko atanakira nabyihanganira kuko nawe yabagiye mu buzima atigeze ategura atigeze apanga yuko buzagira gute buzagenda cyangwa se bukaguruka ntawamenye ntago aba yigeze abyizanira ntabwo namwanga pe. Ibyo muri iki ikintu cyakubayeho kikakubabaza ni kihe? Ikintu cyambabaje njyewe ni ugupfusha mama. Be sorry for that. Kubera ko mama ni umuntu wanyigishije avunitse yego numvaga mu mateka yanjye nzabasha kumuha byose nanjye mfite. Wamubuze ufite imyaka ingahe? Namubuze nsa nkaho nkuze ariko ntacyo ndigezaho. Yego nibwo nari nyisoza amashuri ariko ntarabona cyo nakwita efforts zo kuba nanjye namwitura. Ibyo yankoreye. Jenny ni iki kintu utinya? Jewe ninya ikintu utinya gukora? Ninya gukora hanyuma muri mu buzima busanzwe njyewe ikintu numva ninya gukora ni ukwiba. Kwiba? Ako biterwa n'uwo wibye. Kandi abantu bose ari abajura? Ni abajura ariko ari ikiganiro mushiti wawe mwanafunzi umwe warimo wigana yigeze gukora yavuze ngo buriya banke ziramutse zikinguwe zamara gukingurwa abantu bashinzwe umutekano bakahava ndetse n'amategeko agenga abantu cyangwa se amategeko ahana abantu bibye ayo mategeko nayo agakurwaho. Bivugwa ko ngo n'abapasiteri bajya muri banki bagakuraho amafaranga. Icyo kintu remeranya na mwanafunzi cyangwa ni bya bindi bye ako ni byose ibyo? Buriya nanjye niyo mpamvu navuze ngo byaterwa n'ibyo wibye. Ako buriya igihe wiba nk'umukene ako yari yagambiriye kurarira kandi byose byitwa kwiba. Ni ukwiba ariko buriya kwiba umuntu 5,000 yari afite 5,000,000 no kwiba umuntu 1,000 yari burarire nago izo mbaraga zingana. Kukivugwa ko abakira ari ibisambo? Impamvu ari ibisambo nyine baba barabiruhiye no kubisesagura rero nabyo bikababera induru. Nta yindi mpamvu. Hari icyo duhiniye ahangaha? Murakoze cyane mbere yuko wenda twahinira ahangaha nabasha gushimira buri munyarwanda wese wabashije gukurikira iyi channel Soma Rwanda TV ndetse by'akarusho nkamukangurira cyane ukanda subscribe bifatika kugira ngo amakuru yacu abagereho kandi abagereho ku gihe kabisa. Turi maso. Jenny abanyarwanda barifuza kuzakubona muri filime? Ndi maso kandi nzabatumikira kubw'amahirwe byabibaye nkaho ari domaine yanjye. Yego bakunzi ba Soma Rwanda TV ikiganiro nimenya byinshi hamwe na Steven Rwanda.